ndagira ngo wumve amagambo dutangiranye hakuno. Njyewe wumva ndacyari Elias niyo gushima. Niba ari ubwa mbere ufunguye iyi video, reba ahantu handitse subscribe hakande, numara gukanda subscribe ukande no kuri like kugira ngo hatazagira indi video nk'iyi ngiyi yongera kugucika. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu wakora, ni tekinike 6 cyangwa se imyitwarire 6 wagira mu gihe umukobwa yaba yaguciye amazi umukunda cyangwa se ushaka kumutereta ukabona hari ukuntu atumva ibintu byawe neza, cyangwa mwakundana ukabona ari kugenda hinduka atakumva neza, cyangwa se umugore wabona ari kugusuzugura guca amazi cyangwa se umukobwa. Reba ukuntu rero wakwitwara, ari ukuntu mwitwara nabi mw'abahungu mwe n'abagabo, ukitwara nk'imbeba, uri kurira, uri gupfukama, uri kwandika message nk'igihumbi. Reba ukuntu wakitwara. Ubu n'ubushakashatsi buba bwarakozwe nkuzaniye. Ese dutangiye batubwira, wari wirengagizwa n'umukobwa kandi cyangwa se umugore, uwo mukobwa ukaba umukunda? Uwo mukobwa ukagerageza uko ushoboye, ukabona ukandika, ukagira guto ukagigira, ukabona uwo mukobwa injuga zawe cyangwa se ibyo umubwira, ukabona ameze nk'umuntu udashaka kumva ibyawe, ntagusubiza, ntashaka kuvugisha, mbe ukabona ari kukwirengagiza. Waba wari uri kumutereta cyangwa mwakundana. Ibyo byose batangiye batubwira ati abagore cyangwa se abakobwa bakunze nanone gusiga abahungu cyangwa se abagabo babakundaga, bakabasiga mu rujijo. Nyine ugasigara mu rujijo wibaza ati se bigenze gutaka kanya, bagasigara bibaza ati abahungu nyine bagasigara bababaye bibaza ati se ni ikihe kintu naba narakoze cyaba gituma uyu mukobwa atabona ko mukunda ngo tube twanabana cyangwa se twakikundanira. Ariko se nkubwiye ko umukobwa mu gihe yakwirengagiye cyangwa se ari kukwereka ko yaguciye amazi adashaka kumva ibyawe, nkubwiye ko ushobora gukoresha ibyo bintu yari ari gukoresha byo kukwereka ko yaguciye amazi, wowe ukabikoresha mu nyungu zawe, noneho ibintu ugahita ubihindura, ahubwo akabona ko noneho ari wowe urenze, we yarashatse kukwereka ko ushaka kumwiringinga cyangwa se ari urenze, ukabikoresha mu nyungu zawe. Wumve, abagore ubundi cyangwa se abakobwa birengagiza abagabo cyangwa se abasore bitewe n'imibare. Buri abakobwa bagira imibare n'abagore bagira imibare. Buri abahungu muba mwasamye ahubwo mwebwe nta ubwenge bwinshi muba mufite. Abagore bo bagira ubwenge bwinshi, rero ngenda nabemera. Umugore rero nubona atangiye kujya kwirengagiza cyangwa se atangiye kujya asa n'uguca amazi aguhunga ari mu bindi, asa n'ugenda gukwepa ukuntu, buriya ni imibare iba yabiteye. Iyo umukobwa cyangwa se umugore mu mutwe we amaze kukubara akagutera imibare, akabona ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore ntabwo arenze, icyo gihe wewe wicare uzi ngo uwo mukobwa cyangwa se umugore ajya kugera aho atangira kugukwepa, atagiguhereza agaciro ukwiye, akwereka ko atakigukeneye cyane. Bura ngo ikintu cya mbere kiba cyabiteye cy'ingenzi ni imibare ibiri mu mutwe we. Imibare, iyi mibare iri mu mutwe w'umukobwa rero itangiye kumubwira ati uyu mugabo ntabwo arenze, icyo gihe burya ngo biba byakurangiriyeho, nibwo atangira kugucikaho. Uri umukobwa aricara akakureba, kuri musohokana muganira mukora ibiki byose, aba ari kukubara avuga ati si umuhungu ararenze cyangwa ntabwo arenze. Ubu umeze nkaho wapfuye kuri we. Iyo akubaze cyangwa se iyi mibare mu mutwe yamaze kumwereka ko uyu mugabo atari umugabo w'agaciro cyangwa se uyu musore atarenze, kuri we aba yamaze kukubara nyine nkaho byarangiye. Iyo mibare rero bishingiye kuki? Arabanza akakubara tayari, akareba icyerekezo cyawe, akareba amagambo uvuga, akakugeranya n'abandi bantu bamutereta bafite ibintu barenze. Mbega iyo mibare yose yamaze kukwereka ko wowe nta ntego, utarenze, nyine uri umuntu uraho cyangwa se uri umuhehesi, mbega imibare cyane cyane ikamwereka ko utari umuntu wa danje, icyo gihe biba byarangiye. Bahita batangira gushaka rero undi muntu urenze. Kubera ko baba bafite benshi babegera, akenshi rero hari igihe bagukompara ya mibare twavugaga, nyine abagenda kugereranya n'abandi abasore bose bamutereta. Rero iyo mibare yimweretse ko utarenze, tayari aba yamaze kugenda. Rero iyo mibare y'abo bakobwa kugira ngo ugaragaze ko babaze nabi cyangwa se bakwibeshyeho, reba ukuntu wabigenza. Ugomba kwereka uwo mukobwa wakwanze cyangwa se wagerageje gusa no gukwepa, uri kukwirengagiza muri iyi minsi, utakwitayeho, uri kuguca amazi, ukamwereka ko ya mibare uko yakubashye yakugeranyije n'abandi akakubara burya atari byo. Iyo mibare burya ukamwereka ko yabaze nabi. Icyo gihe ngo ubwibone bwe nuko yumva gafite agaciro gahambaye, ubu bishwanyaguje. Rero kugira ngo ubwo bwibone bwe n'imibare bye bigaragaze ko yibeshye, ubigenza ute? Cyangwa se niba ari kuguca amazi ubigaragarize ko yibeshye, ushobora kubikora muri ubu buryo butandatu ngiye kukwereka, bigatuma uwo mukobwa rero waraguciye amazi cyangwa se uwo mugore agaruka rwose yinginga, yataye umutwe, avuga ati mutubabarire rwose babyeyi, twaribeshye. Buriya wongeye ukanampereza andi mahirwe yo kuba nakundana nawe, hari uburyo ki wabikoramo.
Rero niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu kuri iyi YouTube channel Elias Niyogushima TV ushobora gukora mu gihe umukobwa yaba yaguciye amazi cyangwa se ubona atagishishikajwe nawe, atakigendera muri systeme zawe, usigaye wandika ubu message mwaramutse mwiriwe bitarasubizwa. Reba ikintu noneho ushobora kuba wakora hano cya mbere kugira ngo umwereke ko yibeje. Ikintu cya mbere, hita wigira nkaho atabaho niba umukobwa wari utangiye kumutereta cyangwa se mwari mubirimo ukabona ari kugenda ahinduka aguhunga atakigushaka agenda asa n'ukuburira agaciro. Hita witwara nk'uwo mukobwa atabaho yapfuye kera cyangwa atigeze anavuka. Iyo umukobwa kwirengagije cyangwa se agatangira gusa no guca amazi, wowe ikintu cya mbere ukora wigira nkaho utazi kanabaho. Ntabwo ntuzi kanigeze nabaho. Nicyo cyonyine wakora cyadanje cyatuma uwo mukobwa abona ko yakwibeshyeho. Naho igihe ukagigira ugapfukama ukandika message nk'igihumbi ugahamagara abashuti be, icyo gihe uri kwisuzuguza. Ikintu cya mbere wakora hano batubwiye nuko wakigira nkaho atigeze no kubaho. Wenda ubabariremo n'indani, ariko uzumva abantu bakubeshya ngo umukobwa ngo mujye ari kukwirengagiza guca amazi mu gihe wowe ko nta kosa ufite. Ngiyo ugiye ukamwicaza ngo ukamubaza ese naba naragukoreye iki, donc ukamubaza nyine ibibazo byinshi. Umubaza niba mwabona akanya mukongera mukabiganiraho. Ibyo ntabwo ari byo. Cyangwa bakakubwira ngo mwigireho umwana mwiza, ngo niba ngo umwandi umwoherereza impano mumenemo amafaranga. Izo zose ni inama bakugira zitari zo. Ibyo byose ni umwanda kandi ibyo bintu byose nta nubwo bikora. Ntuzigere ujya kubaza umukobwa impamvu aguca amazi cyangwa se atakikwitayeho cyangwa se atakigusubiza, nyine ubona agenda kuburira agaciro, ngo ntuzigere ukora ikosa ryo kujya kubibaza uwo mukobwa. Ati wowe upfa kuba wabibonye ko muri iyo minsi nyine mutakiri kumwe ari kugenda guca amazi, kuko iyo utangiye kujya kubaza umukobwa impamvu muri iyi minsi atakiri kwitaho, icyo gihe ngo wamaze guta agaciro. Ikintu cya mbere utazigera ukora nubona umukobwa yagusuzuye cyangwa yaguciye amazi cyangwa se ubona ari kugenda gukwepa ngo ntuzigere ukora ikosa ryo kujya kumubaza impamvu yaguciye amazi. Icyo nicyo kintu cya mbere waba ukoze cyiza mu buzima, kuko ngo mu maso ye n'ubundi ajya kukwirengagiza cyangwa se ajya kuguca amazi, icya mbere ngo aba yamaze kubona ko n'ubundi uri umusore w'amafuti, uri umugabo nyine uri aho uciriritse atagikeneye, sibyo? Cyangwa se agufata nk'umuntu uciriritse cyangwa utarenze cyane. Mu gihe rero umuntu agufata nk'umuntu utarenze cyane mu mutwe we, iyo abonye noneho wasaze uri kwandika ukeneye kuvugana nawe umugigira umwirukankaho, ibyo ngibyo noneho bikugaragaza nk'umugabo koko udafite agaciro, noneho biza bikonfirima bya bindi yakubonagamo. Niba umuntu yabonaga nyine ko mu mutwe we udafite agaciro, uri umuntu uciriritse cyangwa se utarenze, ariyo mpamvu ari kukwirengagiza, nimba mu mutwe we nyine yabonaga utarenze, ugatangira no kumwirukankaho uza waciye bugufi, uhamagara, wandika mwaramutse na mwiriwe utarasubizwa, icyo gihe noneho ngo bukonfirimye ko bya bindi yakubonyemo cyangwa se yagutekerejeho ari by'ijana ku ijana, sibyo? Ashobora kuba ari ngewe umuntu wa mbere wumvisha akubwira bino bintu, ariko iyo umugore akwirengagije, umukobwa ukabona ari kuguca amazi, muri we aba yamaze gukanda buto mu mutwe we yo gusuzugura ko ubaho. Aba yamaze kuguca amazi, aba yamaze nyine kubona ko uri umusore utarenze. Rero ikintu cyonyine cya nyuma wakora, nako utagomba gukora, ni ugusubira kureba uwo mukobwa. Nicyo kintu cyonyine waba ukoze mu buzima cyiza, cyane cyane noneho ukagenda waciye bugufi, wigize nkaho umeze nkaho ari imbwa iri kwirukanka ku magufwa. Kubera ko muri kamere y'abakobwa cyangwa se y'abagore, ikintu cya mbere gituma bakwima agaciro cyangwa se baguca amazi ni ukugaragaza ibyiyumviro byawe cyangwa se kugaragaza ko ubakeneye cyane kurusha ibindi bintu byose bibaho umubuze wanapfa. Uzareba abakobwa bakunze n'ibintu binazwa, bakunda abasore nyine babereka ko batabitayeho, batabakeneye cyane, ariko iyo usa n'ugaragaza ko umwereka ko umukeneye cyane, birangira n'ubundi atangira kuguca amazi. Rero iyo utangiye kumwereka ko wasaze, icyo gihe atangira kuguca amazi. Nicyo kintu cyonyine rero utakwiye gukora. Ahubwo ikintu cyonyine nakubwira, nubona umukobwa atangiye kuguca amazi cyangwa se akwirengagiza, igire nkaho utazi ko uwo muntu anabaho. Nicyo kintu cya mbere cyonyine cyiza waba ukoze mu buzima bwawe, cyatuma uwo mukobwa umugaragariza noneho ko yakwibeshye, akagaruka kugusaba imbabazi apfukamye anakwinginga. Ariko nanone mu gihe ugiye kwereka umukobwa ko yaba yaragusuzuguye cyangwa yaguciye amazi, ntabwo ari ngombwa ngo ubikore umeze nkaho ushaka kubimwereka, umuhatirize ubimwereke. Hujya hari umuntu ubikora mwanahura ukabona arakurebye ntabwo usuhuje, do nk'ino ukabona
arimo arabikora nk'ubwana. Ntubikore rero nk'ubwana ushaka kubimwereka cyangwa se ubimugaragariza. Ntabwo uri akana gato k'agakobwa kari gukina imikino, ya mikino yo guhimana. Niba umukobwa ugiye kumwereka rero ko utitaye kuba hari cyangwa adahari, ntabwo ari ngombwa ngo ubikore umeze n'ushaka kubimwereka. Ugira ntabwo ari byo. Umuntu mukuru umwirengagize, wigire nkaho utazi ko anabaho, ugende uhugire muri bizinesi zawe, abone nyine ko burya nubwo wari uhari ariko atagomba kubigira igikoresho cy'uko agomba kugusuzugura. Ibyo ngibyo bituma uwo mukobwa waguciye amazi abona ko burya atari nawe wari wagize kamara ngo umwereke ko umubuze wanapfa, ahubwo abona ko burya ari uko wari wamukunze nyine, yego, ariko ufite n'ibindi bintu byo gukora ubugiyemo by'ingenzi uha agaciro mu buzima bwawe, kurusha uko wagenda ugaheranwa n'agahinda, ukaririra muri mesaje, ukaririra inshuti ze. Ibyo ngibyo ngo ni bibi cyane. Genda usa n'uhugira mu bindi bintu. Niba ari imirimo yawe uyikore neza kurushaho, uhugire mu bindi bintu. Tujye ku cya kabiri wakora noneho mu gihe umukobwa yaba yakumenyereye agusuzugura, umutereta ubona atabyumva, kandi mwakundana ukabona ari kugenda acika intege mu rukundo. Ntukajye umwereka amarangamutima yawe. Hari abantu rero bagaragaza amarangamutima bagakabya cyane. Buri umugabo ugaragaza amarangamutima agakabya cyane, aho ngaho rero nawe uri kugenda utuvamo. Umukobwa rero burya nanone umenye ko burya ashobora kukwirengagiza cyangwa se atangira kuguca amazi kubera ko yumva atakigukeneye pe, nabyo bibaho. Cyangwa se akabikora kugira ngo arebe nanone uko witwara. Hari n'igihe bagira ngo rero agusuzuma arebe ko atagukontorora, kugira ngo utangire wivemo ukore ibintu byinshi birenze ubushobozi bwawe, nyine usare kugira ngo abibone. Hari igihe rero bari kugira ngo agusuzume, kandi iyo ubimweretse noneho cyane ko umukeneye cyane, atangira kugukandamiza. Ubundi itegeko rya mbere twe tugenderaho, umuntu nakwereka ko akubashye cyane ngo ujye umukandamiza ngo niryo tegeko ry'abakire cyangwa se itegeko ry'abagome. Rero hano uba ugomba kuguma uri umuntu w'umugabo utajegajega, utamwereka ko umukeneye cyane, waheranywe n'agahinda. Hoya, mwereke ko n'inyagasambu rirema. Mu yandi magambo, ntugaragaze amarangamutima yawe. Nicyo kintu cya kabiri tugezeho. Kuko umukobwa iyo agucecekanye, buri umukobwa nyine yatangiye kukwanga akagucecekana, aragucecekana mwarimu birimo mwaganiraga, ukabona byatangiye guhinduka. Rero uko guceceka k'uwo mukobwa ni wowe ubihereza imbaraga. Iyo utangiye gusara kwirukanka ahantu hose, uba utangiye guha imbaraga kwa guceceka yakweretse, kwa kagasuzuguro yaguhaye, ni wowe ugomba kugaha imbaraga cyangwa ukagashwanyaguza. Nanone ni wowe ushobora gufata kagasuzuguro wa mukobwa yakweretse, kwa kuguca amazi, kwa kukwanga, ni wowe ushobora kubihereza imbaraga cyangwa se ukabyima imbaraga. Cyangwa umukobwa ashobora kugucecekana akakwereka ko atakigukeneye muri iyo minsi, kandi mwarimu birimo neza, ngo urwo rwango cyangwa se ibyo bintu arimo arakoresha byo gushaka kukubara, wowe ushobora kubikoresha noneho ubica amazi, ugafata za mbaraga yari ari gukoresha zo kuguhunga, noneho wowe ukazihinduramo ibimwereka ko ari wowe yibeshye, ku buryo noneho atangira kukwibazaho nyine bikamucanga, agatangira kwibaza atari koko uyu musore yaranankundaga kubera iki? Kubera ko kwakumenyera wowe wabyimye imbaraga, abona ko burya rwose nawe nta kibazo ufite pe, n'inyagasambu riremo. Buriya uba umucanze mu mutwe cyane. Tujye ku cya gatatu, blind. Gutigita ugahiga ibiceri byawe, ukikorera utuntu twawe. Nicyo kintu cya gatatu wakora. Umukobwa yakwanze, ari gusa n'uguca amazi, ubona ari kugenda acika intege akwanga. Ikintu rero wakora ni ukugenda ugatigita ugahiga ibiceri. Nk'umugabo iteka n'ubundi uba ugomba guhora ku gatigito. Ubundi umukobwa yaba yakwanze cyangwa se yaba atakwanze, uba ugomba guhora uri busy uri guhiga ibiceri, ugomba guhora uri ku gatigito. Yaba ari siporo zawe ukaba uzihugiyeho, yaba ari amasomo yawe, yaba ari business yawe cyangwa se ari akazi kawe, uba ugomba guhora umutima uri ku kazi, uri ku gatigito, niko mubyita. Iteka ukaba uri gukora wikoraho, mwaba muri gukundana mwaba mutari gukundana. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu buzima bwawe kizanagufasha kudata umutwe mu gihe umukobwa yaba yakwanze cyangwa se akwirengagiza guca amazi, guhora iteka uri gukora, uri guhiga ibiceri, uvuga ati ngomba kuba umugabo urenze buri munsi, ku buryo n'igihe rega burya nawe bibona iyo umukobwa mukundana nyine ababibona, bakugenzura, avuga ati ese uyu musore uyu mwaka urangiye ute, nizihe ntego afite. Rero iyo umukobwa akwirengagije, buriya umukobwa iyo akwirengagije, ngo ikindi kintu uba ugomba gukora cya gatatu tugezeho, ni ugufata wa mutwe wawe
uwo mutwe uwo usanzwe ukoresha akazi kawe, aho kugira ngo uwushyiremo utekereza ati uyu mukobwa ndamwisubiza gute, ndakora iki, uwo mutwe wawe tangira noneho ushyiremo ka kazi kanjye ndakanoza gute, ndaba umugabo urenze gute, ndabona amafaranga arenze ayo nari mfite gute. Mu mutwe wawe uwushyire ku kazi aba aricyo kintu cyonyine utekereza, kubera ko mu kuri umukobwa ntabwo yakabaye yarakwanze ubundi ndagira ngo kano kantu kandi kahantu ati mu gihe umukobwa akweretse asa n'ukumenyera atakigukunda nk'uko byari bisanzwe bimeze, wijya kumutigita umwirukaho. Fata umutwe wawe uwushyire ku kazi, utangire wiyiteho, urebe ukuntu waba umugabo urenze ufite amafaranga, kuko buriya ngo ntabwo umukobwa n'ubundi yakabaye yakwanze ngo akwirengagiza guca amazi iyo uza kuba wari umugabo urenze ufite n'ibiceri bihambaye, sibyo? Rero kujya kumwirukaho ubundi ngo ubumweretse ko ibyo yatekereje ari byo, ahubwo wowe komeza wibande ku kwiteza imbere, uba umuntu mwiza urenzeho, yaba ari mu buryo bw'umubiri, ubundi ukore siporo, ubibogare, uba ufite amafaranga nyine, uba ufite umubiri, ufite igihagararo, umeze neza rwose, usa neza, mu mutwe uba uri umunyabwenge, wihugure, usome ibitabo. Mu gihe umukobwa nyine yakwanze abone ko noneho wabaye smart, usigaye uri umugabo w'umunyabwenge. By'akarusho noneho uba ufite amafaranga, ukorera amafaranga papa, uba ufite ibiceri byawe, uba uryoshye. Mu gihe umukobwa n'ubundi mu bintu byatumye guca amazi cyangwa se byatumye agenda kwirengagiza agunga gake na gake, nuko n'ubundi nta biceri ufite. Kuko iyo uza kuba uri umugabo ufite ibiceri ntabwo aba yaguciye amazi. Urabona umukobwa iyo agukoze ibintu nk'ibyo aba avuga ati n'ubundi ni ka gasore kadafite gahunda, n'ubundi nta kindi kintu cyo gukora afite, araza kunyiruka, n'ubundi nta kindi cyo gukora afite, cyangwa se akomeza anyohereza utumesaje nk'uko abandi basore bose babigenza, badafite intego cyangwa se badafite gahunda. Ariko umukobwa iyo abonye utamwitayeho, wibereye mu guhiga amafaranga kwawe, wibereye mu kazi kenshi, wibereye mu dusiporo, urimo urasoma ibitabo wishakira ubumenyi, nyine ugerageza kuba umugabo urenze, wambara neza, ucaho umeze neza, atangira nawe kwishidikanyaho, atangira kwibaza ariko uyu mwanzuro naba narafasheho kwanga uyu musore ntabwo naba narabaze nabi. Kubera iki? Kubera ko wamucanze mu mutwe. Cyane cyane noneho iyo uri gukorera amafaranga meza, noneho papa ibiceri birimo birameneka, ababibona uko buri abakobwa baba bagenzura abahungu banze, agerageza kureba se asigaye afite umukobwa mwiza kundusha, ese asigaye asa neza, ese asigaye afite amafaranga, burya ngo baba bacungacunga. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuba uhora umeze neza, by'akarusho ukaba ufite ibiceri. Wenda ibyo byerekeranye n'amafaranga abasore benshi hano birabagora, ariko video zivuga ku mafaranga vuba bidatinze ndibuze kuza kuzikoraho. Turambiwe biriya bintu byo kumva ko abasore ngo nta musore ukira, ngo nta musore ufite amafaranga, ngo ibyo ngibyo ngo nibigerwaho ngo n'abantu bashaje. Muri iyi minsi kuri YouTube channel Elias Niyo Gushima TV, no mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, aho hantu handitse subscribe hakande, kugira ngo hatazagira video nimwe nkora igucika, kubera ko ngiye kubakorera video noneho zabereka uburyo ki mwatangira gukorera ku mafaranga cyangwa se mugakorera ibiceri. Ese ntabwo mujya mubona abantu badafite ubwenge hano hanze kandi bafite n'inoti, bafite amafaranga menshi? None se ni gute bagera mwege mutafite mwa basore mwe? Rero ndaje mbakorere video yabagaragariza uburyo ki mwakorera amafaranga menshi. Rero byaba byiza ukoze subscribe ndetse ugakanda like kugira ngo video yose nshyizeho ujibona. Reka dukomeze n'ikintu cya kane. Buriya nanone ikintu gishobora gutuma umukobwa aguca amazi ni ukutamuha show. Ndimuganira, ndumusetsa, arabona nyine utari umugabo ushishikaje, ariko hari umukobwa buriya, hari umusore nyine baganira, ukabona n'umusore ufite injuga, ukabona n'umusore ufite utugambo turyoshye, mukaba mwanavugana amasaha menshi. Kubera iki? Kubera ko wowe uramubowa iyo mwasohokanye, iyo muri kumwe, iyo yagendanye nawe nyine ukamubowa. Ibyo rero ngo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umukobwa yagucikaho, kuko abakobwa bakunda ibintu bibanezeza. Mu by'ukuri abakobwa bakunze kwirengagiza abasore bababowa. Nyine iyo uri kumwe n'umukobwa mwasohokanye, kabona nubwo mwasohokanye ahantu harenze, ariko ukamubowa ugasanga ntabwo yishimye, ntabwo hahiye, nyine birarutwa nyine niyo asohokera ahantu hari aho hasanzwe haciriritse, ariko ari kumwe na ka gasore gafite injuga, gafite utugambo turyoshye, kamujyana cyangwa se kamubwira utuntu ataramenyereye kubona. Donc umukobwa uba ugomba kumubara ukamwiga, kugira ngo umukobwa atazanakurambirwa cyangwa se akakumenyera. Uba ugomba guhorana udushya, ukamubwira ibintu bishya. Niba usanzwe umubwira brage, noneho akumva atangiye gushyiramo ibitekerezo bizima bya business, donc nyine ukamutungura ku buryo niba mwaba mwaganire cyangwa se mwaba mwasohokanye, ugahorana udushya, ukaba uri umusore ufite akarimi karyoshye, ufite utumanyeri nyine ugenda wongeramo,
ku buryo nyine ugaragara nk'umugabo nyine umukobwa atagomba kurambira. Mu gihe rero wa mugabo we uba ugomba guhora uri gukora kugira ngo ube umugabo urenze, ntabwo kuba uri gushaka amafaranga cyangwa se kuba uri guhiga amafaranga ari byo bintu bigomba kukugira nanone umugabo ubowe igitsina gore. Uhora uri wa mugabo ucecetse wifunze udashaka kwirekura nyine ngo nuko ufite amafaranga yawe nyine ngo wamusohokanye ahantu harenze cyangwa se ngo wamuhaye show. Rero uba ugomba no kumenya kunezeza umukobwa. Ibyo nabyo ugomba kuba ubizi, kuko biri mu bintu bishobora kuba byatuma umukobwa agucikaho. Kuko buriya umukobwa ashobora kugucikaho wari uzi ngo warafatishije ngo uri umukire ngo ufite amafaranga biki n'ibiki, mwaba muri kumwe we akaba ari kwitekerereza undi musore bajya baganira, umuha show, umunezeza, umusetsa, umubwira ibintu ataramenyereye kumva, cyangwa se bakorana ibintu byinshi bimushishikaje bigiye bitandukanye. Ntabwo urumva uduhungu dufata abakobwa tukabajyana ahantu mu gashyamba, ahantu hari aho ngaho hasanzwe haciriritse, mu tuntu twa make baganira, kandi ukabona umukobwa rwose byamunejeje byamurutiye kuba wamujyanye ahantu harenze. Nka ba Cedric b'Icyanzu, ba basore nyine ubona bafite utuntu tw'utumaniyeri ku buryo umukobwa ashobora no kwiyagirwa umugabo wari uri seriye ufite n'amafaranga cyangwa iki n'iki, kubera nyine ako gahungu nyine kamusetsa kamubeshyabeshya utuntu turi aho ngaho. Ati utwo tuntu natwo uba ugomba kutwiga nyine ku buryo umukobwa niba muri kumwe atabona ko wamurambiye cyangwa se wamubowe. Niyo mpamvu rero abagabo benshi bakunze kwibaza ngo ese ni gute uyu mukobwa yanyanze akaba yakunda kari agahungu k'inzererezi kadafite n'amafaranga, kari aho kakanywa tabi n'ibiki n'ibiki, kagasinzi kari aho ngaho. Hari utuntu rero tw'utumaniyeri natwo muba mugomba kutumenya mwa bagabo. Ushobora kwibaza ati ko ndi bogari kuresha uriya muhungu, kucya ntwara sherikat ko atari bogari nkanjye, bikagucanga. Wa mugabo rero ikintu hano ugomba kwitaho nuko utagomba kubowa umukobwa. Ugomba kumenya ko nk'umugabo nyamugabo, menya neza ko ugomba gutuma abakobwa cyangwa se abagore mu gihe muri kumwe uba ugomba kubakorera udusiripurize twinshi mu gihe muri kumwe, nawe ubwo akaba agukumbuye no mu gihe mutari kumwe akaba kwihamagara ati se tubonanye ryari, apana wo guhora uhamagara abakobwa ati ndagukumbuye. Mu gihe rero umukobwa utamubowa muri kumwe yumva anezerewe, niyo mutari kumwe ubwe arakwihamagara akakubaza ariko se tubonanye ryari. Mu gihe rero ibi ngibi utabifite byo kuba umugabo ushishikaje, ni ubumenyi ugomba kwihuguramo cyangwa se nawe ubwawe ugomba kwiga ku ruhande ukaba wabyiga, ubundi ukaba wabimenya kandi bikaba byagufasha cyane. Reka tujye ku cya gatanu. Nanone umukobwa impamvu ashobora kukwirengagiza cyangwa se akaguca amazi ni uko uba waramuhaye imbaraga nyinshi. Iyo umukobwa umuhaye imbaraga nyinshi, iteka ryose umukobwa abagusuzuma, ubuzima bwe bwose abagusuzuma, uburyo mubanyemo, amagambo akubwira, kugira ngo arebe ibintu wakwihanganira by'amakosa ye akora. Wumve hari ibintu akora akanakwifungana kugira ngo agusuzuma arebe wakwihangana bingana iki, kugira ngo arebe imbaraga agufite. Urugero, umukobwa ashobora kwivumbura akisararanga akakwereka ko utamufata neza cyangwa se utamuha keya neza, cyangwa se akajya guserereza utuntu, akajya kwereka ko hari ibintu utamukorera byinshi abandi bakorerwa b'abakobwa nk'amatelefone n'izindi mpano n'ibiki utamuha, utamwitaho n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo bintu rero byose mu gihe umukobwa ari kugenda yisararanga kandi uhora bibona ko atari byo, ari kugenda agufata nabi bitanyuze mu mucyo, utwo tuntu rero twose agenda akora, yasohotse yaza wamubaza ati ese wari uri he, ukabona nyine ati ndi kumwe n'inshuti zanjye, niba utabyumva nyine ukabona ari kugenda areba niba ushobora kuba wakwihanganira ibintu nk'ibyo ngibyo kuri we. Noneho iyo atangiye kubona watangiye kujya uha imbaraga, umuha imbaraga nyinshi, umwereka ko wamwihanganira cyane no mu makosa, burya ngo aba yamaze kubona ko agufiteho imbaraga nyinshi. Ariko ibyo byose kandi ngo abagabo biterwa n'uko ubwo bwoba nyine ushaka kugaragaza ko uramutse umubuze nyine ngo wanapfa cyangwa se bitagenda neza. Icyo gihe rero ngo abagabo bakunze kwereka abakobwa ko bafite ubwoba bwo kubabura. Izo rero ni imbaraga zose, iyo watangiye kumwereka ko ufite ubwoba bwo kumubura, imbaraga zose uwamaze kuzimuhereza, icyo gihe rero umukobwa ahita akubona icyuho, ahita atangira kuguca amazi. Iyo akora amakosa ukayihanganira ngo nuko ufite ubwoba bwo kumubura, watangira kumuhana umwereka amakosa ye, akakwivumbura ukajya kwinginga kandi ari wakoze amakosa. Icyo gihe ngo uri kumuha imbaraga, uba uri no kumwereka ko umubuze wapfa. Icyo gihe rero ngo bituma umukobwa agusuzugura, nubwo atabikwereka, akakwereka ko ahubwo ari we mwana mwiza, ababona ko nta mugabo ukurimo.
nimba hari ikintu cya mbere umugabo agomba kwirinda ni uguha izo mbaraga zose umukobwa cyangwa umugore. Ni bibi cyane. Ubundi umukobwa ugomba kumwereka ko umukunda ukanamwubaha, nawe akagukunda akanakubaha. Ibirenze aho ngaho rero uba ugomba kuguma mu mwanya w'imbaraga, ari wowe ufite ijambo rimwereka ko mu gihe iyo myizerere yo kubahana no gukundana ashaka kuyirengaho yitwaje ko akwereka ko umukeneye cyane umubuze wanapfa, icyo gihe ngo aba yasuzuguye za mbaraga, aba yamaze kugusuzugura, ntabwo aba akikubona nk'umugabo, aba yarengereye. Mu gihe rero umukobwa yarengereye cyangwa se yakoze ayo makosa yose, uba ugomba kumwicaza ukamubwira ati rero biriya bintu ukora ntabwo ari byo, wantengushye, bya bintu byose nyine nakubwiye yikoresha kugira ngo agukande cyangwa se agukandamize ya makosa akora akanivumbura kugira ngo umwinginge, ntabwo ari byo. N'ibikosa ribaye uri umugabo nyamugabo cyangwa se umusore nyamusore, mwicaze hamwe umubwira ati ni ikosa. Mu gihe rero abirenzeho, ikosa rimwereka uko riri, guhera uyu munsi unamubwire ko iryo kosa udakeneye kongera kuryumva. Niwongera kongera kuryumva ushobora no kuba wamureka akagenda cyangwa se nawe ukagenda, yicara abizi, kandi ubikore koko. Kandi ibyo bintu ntabwo ugomba kubikora urwana cyangwa se utongana warakaye, ni bibi cyane. Mwicaze ubimuganiriza uri serious ku buryo abona ko rwose uri poze, uri umugabo utuje udafite ibisazi, nta kajagari, utanababaye cyane, utanayagaye. Uba ugomba kubimubwira rwose utuje umeze neza, akabona ko wanabitekerejeho rwose kandi wabyitondeye, nta bintu byo gutongana umutuka umubwira nawe ushaka kurwana, akabona ko nyine ari uko warakaye wataye umutwe. Uba ugomba kubimubwira utuje umeze neza, wicaye nyine abona ko bya bindi byose aba ashaka kugukora, akakwereka ko abifitiye uburenganzira kandi atari byo. Ibyo ngibyo, icyo gihe ikintu wakora uhita ucaho ukagenda ukanamwereka ko udashaka no kuzongera kumubona. Kubera iki? Kubera ko yarenze ku mahame cyangwa se ku mategeko wamuhaye cyangwa se ubwumvikane buri hagati yanyu. Mbega akabona ko imyitwarire ye mibi itagomba kugutera ubwoba bwo kumubura, ahubwo ugomba kumureka akagenda kubera ko utagomba gutorera imyitwarire ye. Reka tujye ku cya gatandatu. Ibande ku ntego yawe nk'umugabo. Mu gihe umukobwa ari kugusuzugura cyangwa ari guca amazi, ibande ku ntego yawe. Umugabo udafite intego biroroshye cyane kuba ibintu byose bimuzengurutse byamutesha umutwe, ahangayikishwa n'utuntu dutonya, ahangayikishwa n'utuntu tudafite agaciro by'umwanda. Ariko umugabo ufite intego nta kintu na kimwe kimujegajeza. Umukobwa yamuca amazi, yamwiryaho, yamwereka ko atamukeneye. Iyo umugabo ufite intego rwose nta kintu na kimwe kimujegajeza, ahubwo usanga we yibereye muri business ziwe, yibereye muri gahunda ze nyinshi, ku buryo nyine ubona ko nta kimuhangayikisha. Ariko umusore udafite intego, uyu mukobwa amuciye amazi, bakundanaga, ukabona umukobwa nyine yamwiriyeho, aragenda agasara, agata umutwe, akandika message, mwiriwe na mwaramutse itarasubizwa. Ibyo byose ni ububwa, ni imyitwarire itari myiza. Rero niba umukobwa yakweretse ko aguciye amazi, shyira umutima wawe n'ibitekerezo byawe ku ntego zawe, ugende wite kuri business zawe, bityo rero bimugaragarize ko burya n'ubwo wamukundaga ariko atari we wari wirambirijeho cyane 100%. Ubundi umugabo nyamugabo ufite intego ntabwo aba agomba kwita, cyangwa se n'umugore ufite intego ntabwo umugabo cyangwa se umugore aba agomba kwita ngo ese umugabo anyanze cyangwa umukobwa anyanze ubuzima bwanjye bwahagarara. Oya, intego zawe nizo uba ugomba gushyira imbere. Intego yawe mu buzima, icyo wifuza kugeraho, icyo Imana yagushyiriye ku isi, hari icyo Imana yagushyiriye ku isi ngo uzakore uzagireho. Ntabwo Imana yagushyiriye ku isi ngo uzakundane n'uwo mukobwa ngo nakwanga ngo utumutwe usare, wapi. Niba ari ubwa mbere wumvise iyi video hano kuri Elias Niyogushima TV, reba aho hantu handitse subscribe kuri telefone yawe uhakande, kandi ntiwibagirwe gukanda like. Ngiye mwumvaga wabateguriye nkabagezaho kino kiganiro ni Elias Niyogushima. Ciao ciao.